yego bivuze iki rero bivuze ngo ntago mbarirwa mu cyiciro cy'abagore sindi mu cyiciro cy'abakobwa sindi no ndi mu cyiciro nyine ndi mu cyiciro cy'abubatse bagasenya ndi mu cyiciro cy'ababyaye bitagira epfo na ruguru ndi urumva buri cyiciro urumva ntibashaka guhamagara abakobwa ngo nitabe ntibashaka guhamagara abagore bafite urugo ngo nitabe nese ubwo nakwitaba muke uyu mubiri nawe urandushya mukunzi mwiza ni wowe ndindiriye ndi umugore yego wavutse arushye akura arushye ashaka arushye abyara arushye nubakiruha kuko we ntaba nashaka no kundeba kubw'ibyamubayeho mama yafashwe ku ngufu yicirwa imiryango garukiraho rero biragoye ese umuntu uzidekarara akavuga ngo ntawe uhari nyine urumva ntawe uhari kuko urumva nabo bantu bashaka kuba baramufashe ku ngufu ntibazi ko banasize inda sibyo ntibanabizi nawe afite igikomere cyo kuba uyu munsi ahagaze ari wenyine ku ruhande rumwe ndongera nkamwumva anamugarukira kuko yasigaye ari wenyine birumvikana yego sibyo ariko ku rundi ruhande nkibaza ngo jewe ntago byakangezeho kuko jewe ntago nigeze mvuka mubwire ngo habe ikosa ryo gukorerwa ibi nibi babazwa muri ubu buryo bigende gutya na gutya ibyo ndumva tutagomba kubitindaho ahubwo reka tuganire kuko nubitindaho jewe ndarira kuko nje amarira yanjye abaho warangiza wataha ntunatanga urukundo rukwiye ukamushihura ntagara baramugize umugore wamukwiye waba atari umukobwa amagambo mwabwiranaga mu giteretana yagiye nawe wakigorewe je nta muntu ndi bubabarire bizi we nturye imboga reka ibintu by'uburyarya pa n'umwana w'umushikazi nkubwiriraho yego wa mugore we wowe nawe iyo ufata umugabo w'abandi ukajya kumukona harya no kumukona no kumukona baranyica noneho ntari bye bamuntu kumugira ute baravuga ngo tujye tuzivuga mu mazina yazo oya bamugira ute ukamuziri ukamuboha ukamuroga dukoresha ko ngaho katuvuga kumuroga wakigorewe iyo uroga umugabo w'abandi yageriwe gutera ari nakabariro wageriwe gutera akabariro bikamunanira wumva utari umugome uze kuza kunyegera ukandure urabona ko nukanda intoki zirasigara wabibonye ndi kubibona noneho uyu ntago ari umubiri wanjye nkoresha ibinini by'indera kugira ngo mbashe gusinzira nibyo byatumye ngana ukungana ureba wageze yute gucyurirwaho abandi bagore nkitwa umukozi bikuviramo icyo kibazo yego hari igihe unanirwa gusiporota ibintu cyangwa ariko nsigaye naranize tumaze no gukira nkurikije uko ubona ni ukuri kw'Imana bimaze kuza bwa mbere baravuga ngo uyu mugore ni ikihebe nta kuntu waduterera akaririmbo kagana kuri Yesu arakiza nje uzi ko nanditse yego mwami Yesu we nta nibyo uzi nsigaye ndi umuhanzi ukomeye Imana yarampamagaye bro hagarara ibyo bintu bigukoreho jewe ntago nagaragaye kuri iyi mihanda Imana yantumye naje isi yanyanitse nzi urugo rwasenyutse nzi ibintu byose byivangavanga n'uyu munsi muracyanyita umusazi mugende gake nkurikije ahantu ugeze twatangiye ikiganiro uri kumbwira ngo uri kibura buryo nawe namaze jewe ntago ndi buhakana icyo ndicyo none se ugiye guhakana kuri n'umubyeyi none se sindi umugore yamani tunga abagabo babiri ugira ugusohokana ukagira n'ugukorera kwaje ukagira na master plan we no sense mugane wa muhanzi w'iki gihe wavuze ngo amafaranga ngo ye gusuka amwoherereza ngayatega amaje gusura kwa systeme wundi none rero urumva impande zombi nubwo tubugeraho tukateramo joke ariko abantu bararushye abantu barananiwe bakeneye kumva babaganiriza bakeneye ihumure ryo mu mutima hari ubutaha hari inkuru nzababwira nkabaha n'ibimenyetso n'ibihamya yego Marie-Rose mbere yuko ununga urutoki rumwe enye zikureba nashaka kukubaza ikibazo ni iki kintu wowe wakoreye umugabo wawe ukavuga ati nubwo atabirebaga ariko ndamubabaje kumwiba oyas nakoze mu ikofi wakoze mangahe re hari yatashye yanyweye yavuga ati yagahaza nkoramo ariko penago yari yaduhahiye Imana imbabarire anyway waramwibye warugamije iki kuyatsimba nanjye nkajyanya hahisha gusa ubwo urumva ibyo ari bibi yego kuko ntago ubundi hari ibintu bibiri niba dushaka kubaka tuzirinda
Yes, ibihe byiza nanone reka mbasuhuze ndetse mbahe n'ikaze inshuti bakunzi bacu mudukunda mudukurikira umunsi ku munsi hano kuri meruka yitwa Majimaji Official, hari igihe birangira bingiyemo n'iz'amarere. Anyway, mboneyeho no kubahereza itangazo y'uko channel yacu yahoze yitwa Majimaji Official, ubu izina ryahindutse yitwa iz'amarere. Niho mba numva mbyumva neza kugira ngo umuntu wese uri ahantu aho ariho hose yumva ururimi rw'ikinyarwanda, ururimi dukoresha abashe kumva neza. Iyo tuvuze Majimaji ari igihe baba batari kubyumva. Nanjye ntago nabyumvaga. Ariko iz'amarere noneho uri kumva ko ingabo z'amarere. Iz'amarere ubu birasobanutse. Aho ngaho turi mu kazi. Abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, uburengero bwaryo, umujyi wa Kigali, abari muri diaspora nyarwanda, mwese ndabasuhuje ndetse mbahaye n'ikaze. Njye mwumva kuri mikoro ndi GB Entertainer, nyita Humble Man, nyita Stronger Man, nyita Future Maker. Kuri kamera zacu turi kumwe, se ndakwita umumama, ndakwita umukobwa, ndakwita umubyeyi, uramfa kibura buryo. Mbivuge gutyo urabyemera naribi? Waribatije. Hano imbere ya kamera dufite ikibura buryo. Marie Rose niyo mukesha w'abanyarwanda. Niyo mukesha w'abanyarwanda, Marie Rose. Marie Rose. Ikibura buryo. Nese tubishyire mu essence kugira ngo bize kumvikana. Wenda reka duhera aho ngaho. Ni gute umuntu nkawe mwiza gutyo, usa gutyo, wifata ukiyita izina risuzuguritse nka gutyo? Ntabwo iryo zina risuzuguritse kubera ko hari igihe biba bidafite harya CV, bidafite CV y'ukuntu uri bubivuge. Yego. Aka kanya nitwa single mama. Mu cyongereza bavuga ngo ni single mother. Ubwo mvuze single ariko nawe ujya ko nani. Urabivanga. Harabo mbwije ukuri. Ko jya akenge nawe uri mukuru. Ndabizi. Ego, ndi single mama. Ego. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ntabwo mbarirwa mu cyiciro cy'abagore, sindi mu cyiciro cy'abakobwa, sindi no ndi mu cyiciro nyine. Ndi mu cyiciro cy'abubatse bagasenya, ndi mu cyiciro cy'ababyaye bitagira epfo na ruguru, ndi urumva buri cyiciro. Urumva ntibashaka guhamagara abakobwa ngo nitabe, ntibashaka guhamagara abagore bafite urugo ngo nitabe. Nese ubwo nakwitaba muke? Ubwo se nese okay, ndi kubyumva ngewe ibyo uri kuvuga. Cyakoze akantu abantu benshi banziho ko ndi umugore utari umugore. Umugore utari umugore. Ikinyarwanda uracyumva? Umugore utari umugore. Ntawe mfite ngora. Ariko umubonye wanze byakunda. Se wamugorara? Ku ruhande ubu oya, mubonye namugora, ubwo ndi umugore ufite umugabo. Bivuze ngo hari inshingano naba ntakikoreye. Ubwo se wamugora gute? Chaka inyama, chaka igitenge, chaka gusukisha. Ego. Chaka guterekaho. Urumva uwo nabamuhaye akazi. Ubu se ntago turinjira mu kiganiro pe. Ariko uburamutse ubonye uwo mugabo nyine na experience umaze kugira muri bino bintu, ibyo bintu wabimusaba? Ku ruhande rumwe hari aho mbona hari ibyo namusaba kuko byaba ari inshingano ze. Yego. Ariko hari n'ibyo ntamusaba ubu. Hari n'ibyo utamusaba. Yego. Biri buntware twinjire mu kiganiro noneho neza. Watubwiye ko yitwa Marie Rose, ni naryo ngewe nzi cyane. Ajya yandi waratubwiye? Oya, mfata iryo rirabaye. Irindi riri kureba agendera kuri Marie Rose gusa. Ibyo ngibyo birabaye. Yego. Uri kutubwira ngo uri single mother, bivuze ngo nta mugabo ufite, ariko bivuze ngo warashatse. Narishatse. Urakubiye, warishatse? Yego. Yego. Ndagira ngo muri make utangire utwibwira. Ubundi Marie Rose turi kumwe aka kanya tugiye no kuganira. Ni muntu ki mbere ko twinjira muri iyo story? Mukunzi mwiza, eka nkubwire ibi ngoye ubu. Yego. Iyi si ndimo irimo ibigusha bingerageza. Satani urimo afite amajwi y'urunyurane. Uyu mubiri
nawe urandushya mukunzi mwiza ni wowe ndindiriye. Ndi umugore yego wavutse arushye, akura arushye, ashaka arushye, abyara arushye, nuba akiruha. wavutse urushye, tugiye guhera ku bintu bitatu. wavutse urushye, ukura urushye, unashaka urushye. Ibyo byabaye. Ngiye kugendera kuri ibyo. Umuntu aramutse akubajije ngo ni kubera iki wavutse urushye, wabisobanura gute? Icyambere, igikomere cyambere no kuba utazi papa wawe kubyara. Sorry kabisa. Uretse kumbwira ngo sorry, kuko ibyo ndi kubimenyera, bifite n'ababishinzwe kumbwira sorry, komera, iga kubana nabyo byakire. Rero wowe wiza kumpumuriza ko nta kiri buhumurize gihari. Nigeze kubona umuhanzi w'icyamamare ubwira umunyamakuru nawe w'icyamamare. Umunyamakuru yari yapfushije umubyeyi, amubwira ngo urakaza neza mu muryango w'igipfubyi. Njyewe nawisanzemo, njye navutse ntazi aho mvutse. Ubwo ibindi byose washatse kwinjiramo waba ugiye kurengera. Yego. Ubwo nushaka kumbaza sindamenya ngo mfite masenge, mfite bene wa, nta numwe. Uravuze ngo uri Nyakamwe? Ku ruhande rwo kwaswo harya n'isuku, isuko wanyu, isuku papa wawe birakureba, ntabwo nzi kurihamagara. Ku ruhande rwo kwaswo nta n'uyu numwe nigeze menya na n'ubu, n'iyi myaka ngezeho ntawe namenye. Yego. Ku ruhande rwo kwa mama namenye mama gusa, nawe nta bandi nzi. Uzi mama gusa? Yego. Biratangaje ariko biranababaje. Niwumva ngewe mvuga ngo ndababaye nkanakubwira ngo sorry, we ntumbwire ngo warabimenyereye, kuko iraba ari inkuru nshyashya ngiye mu matwi yanjye, unyihanganire. Bigenda gutyo, ni ukuvuga ngo usibye mama wawe nta wundi muntu like wenda nka tante wawe. Ntabwo ndabona umuntu wideklara ngo avuge ngo no muri famiye yanjye. Yego. Ngo azavuga ati wenda Marie Rose ni umwana wacu gutya na gutya. Rero ibindi byose waba urimo byaba ari imikino, ahubwo agahinda k'umuntu niwe ukamenya. None se we nta muntu n'umwe wapfukirana igikomere cy'umuntu uretse ubwe ashoboye kwiyomora. Winsiga, uravuga ko ufite mama wawe ndetse unamuzi. Kuki mama wawe atakweretse abo bavandimwe, we byagenze gute? Mama wanjye yafashwe ku ngufu. Garukira aho ugeze, ntabwo nongera kubitinda. Yafashwe ku ngufu avuka wowe? Yego. Hari umuhanzi waririmbye ngagahinda karakanyagwa. Ibyo birakureba. Njye noneho hari indi numvishe ivuga ng'icyangiza umuntu kintera agahinda. Rero hari igihe nibaza icyangiza umuntu icyo ari cyo, nkakurura impamvu ndi umuntu nkumva ndayanze. Ibyo uri kuvuga birumvikana ndetse birasobanutse. Tujye ku cya kabiri. Wavutse urushye ndetse ukura urushye. Gukura urushye byo ni ibintu ushushanya gute? Gukura utarererwa na mama wawe, nta hantu ugira urererwa mu miryango itandukanye nayo iguhanahana. Yego. Iyo miryango se yaguhanahanaga? Ntiwige guhamagara papa, ntiwige guhamagara mama, ntiwige guhamagara umuvandimwe wawe. Naho uhamagaye bakakubwira ngo kamamatwa amahiri. Byakubayeho? Ako kantu tukazi. Ushobora rero kuba nta byuzi. Ako kantu tukazi mu mateka y'igihugu. Ushobora kuba nta byuzi ariko abandi barabizi. Abo twagiye tuganira ntago ari ubwa mbere tuganiriye, hari naho abantu bagira akavata ariko uyu wibuhamya bwe abona butarambiranye. Buriya umuntu ushaka gukira indwara arayirata. Niba rero ntaragize uwo mpamagara mama, singira uwo mpamagara papa, singira uwo mpamagara singire. Uyu munsi nzakomeza mbivuga kugeza ubwo nzabona uwideklara akavuga ati ngende wo muri famiye ye, naze mukunda urukundo famiye itamukunze. None se nkurikije aho ugeze, mu biganiro byinshi wenda wakoze n'iki ngiki turi gukora, yego, hari aho wigeze wenda uvuga bitewe n'ibyo mama yakubwiye ukavuga ati ndi mwene kanaka wa kanaka? Mama ntabyo yambwiye, kuko we ntaba nashaka no kundeba kubw'ibyamubayeho. Yego, mama yafashwe ku ngufu yicirwa imiryango. Garukiraho rero biragoye. Ese umuntu uzidekarara akavuga ngo ntawe uhari, nyine urumva ntawe uhari, kuko urumva nabo bantu bashaka kuba baramufashe ku ngufu ntibazi ko banasize inda. Sibyo? Ntibanabizi. Nawe afite igikomere cyo kuba uyu munsi ahagaze ari wenyine. Ku ruhande rumwe ndongera nkamwumva, anamugarukira kuko yasigaye ari wenyine, birumvikana. Yego. Sibyo? Ariko ku rundi ruhande nkibaza ngo jewe ntago byakangezeho.
kuko njyewe ntago nigeze mvuka mubwire ngo habe ikosa ryo gukorerwa ibi nibi babazwa muri ubu buryo bigende gutya na gutya. Ibyo ndumva tutagomba kubitindaho ahubwo reka tuganire kuko nubitindaho njyewe ndarira kuko njye amarira yanjye abaho. Njyewe tuvuze ku ngingo eshatu. Navutse ndushye, nkura ndushye, nshaka ndushye. Nuko nashatse ku myaka mike cyane 14. Icyo turakigeraho. Birakureba. Icyo turakigeraho. Birakureba. Ntaribi. Ariko njye niyibereye kuri cya kindi cya kabiri cyo kuvuga ngo nakuze nyize gute ndushye. Nese bose nabigusobanuriye. Wabinsobanuriye. Nuko rero komeza ikindi. Yego. Reka tujye ku cya gatatu. Ari nacyo wenda muri kino kiganiro cyacu dushobora no kuza gutindaho kubera ko hari abantu benshi bafite ibibazo by'urukundo bahurira nabyo mu rukundo. Uruki njye nta mutima ngira igihaha. Uratuma mama usibye ko nahaguruka ngo mve mu kiganiro ahubwo numbwira ngo ugira igiha nese igiha kirakunda nukuri kw'Imana jewe ndideka nta mutima ngira haro baza sigaranye igiha kuko icyitwaga umutima bakinkuyemo indese bande uravuze ngo bakiri none nabaze kiganiro ndavanga abagabo nibihone baranseka mugabo yaragiye kandi urongeye uko nongeye urongeye ariko wanabivuga ntari ariko reka nkubwire ntago uzi gushaka umugabo akaguhinduka akakwanika ukagira ngo si umugabo mwabyaranye cyangwa mwararanye mu buriri ukamuha bucenje sibyo ntago uzi guhindukwa n'umugore mwaryamanye mu buriri aguha umupuri we nawe akaguhinduka gabanya furi rero uracyari umusore ntuzi ibipfa n'ibikira ariko se naba nyiri umusore sinkeneye kumenya amakuru ushaka kuyamenya ngo uyamaze iki wowe kugira bitazambaho nkeneye kwiga ahubwo mbwira nkubwira iki ibyo uri kumbwira ubu wowe nta n'ibiganiro bihari twagirana oya bureka tugenda kuko ntuzi ibipfa n'ibikira ariko ibintu uri kumbwira ni story wumvise nayumvishe kwande ni yawe se uyu jewe waburaniwe n'urukiko rushinzwe kurenganura abagore nziri hohoterwa ryo mu rugo gabanya imikino rero buri nimba ari yawe rero byagenze gute ntabyo nkubwiye ni ntabikubwira urangira ute oya ntacyo uri bungire sawa rero narabivuze ariko nanjye nagusabye aho wabivugiye ariko si iwacu ntago ari iwanyu bakristo beza bavandimwe tubana dusangiye umurimo w'Imana dusangiwe guhohoterwa dusangiwe kubabazwa dusangiye hari akantu uri gukomeza gukomozaho kajyanye no guhohoterwa mbabarira umbwire wahohotewe gute mbabarira umbwire njye ni ikintu mwisaba ntabwo ari ubu noneho uyu munsi ntabwo ndavuga ihohoterwa ryanjye ahubwo ndavuga ihohoterwa ry'abandi bantu kuko iryanjye ry'Imana yarishyizeho iherezo ahubwo icyananiye ni ukwiyakira uravuze ngo urasenga ego ko ngo wazumbaza iki muri mu gitondo kabisa ushyiraho isengesho ukavuga ati njyewe ndasenze Imana indinda amaso y'ibibi nta bindi ibyo nahuye nabyo birahagije ibyo nanyuzemo biranyuze intambara ibigerageza ibintu byose mbonye nyine birabaye yego ibisigaye nuko Imana igomba kuba mu ruhande rwanjye ukomeje gukanura avuga ati sindi buvuge kuri story yanjye ariko ndavuga iz'abandi bivuze ngo byibuza hari abantu runaka bagukurikira mu bindi biganiro bamaze kuvuga ati reka natwe tukubwira ibyacu ntabwo ari bake cyane ariko uyu munsi ngarutse ikinzanye uyu munsi nsanze agahinda njye nari mfite nsanze noneho hari umugabo ufite agahinda karenze akanjye uravuze ngo n'abagabo barahohoterwa ni ukuri kw'Imana ngo byagenze gute rero urakoze reka mpere ntabwo ndi buvuga amazina yanyu muhumure ntabwo ari no muri iki gihugu ariko hari umupapa wampamagaye arambwira ati ufite inkuru isa n'iyanjye yego atari ko amahirwe wowe nuko nta prank irimo ndamubwira noya ntimvuga icyabaye kuri njye niyo mpamvu niwumva n'ikizakomwa cyose ari njye uzajya witangaho urugero nimvuga ko byakunze cyangwa byanze ni njye uba witanzeho urugero nta wundi muntu nzavuga agiye kumbwira arambwira ati giye uyu ureba nakomerekejwe n'umugore we ureba yego arambwira tuzi gushaka umugore umukunze ukamuhindurira izina ukitwa mama w'abana yego mwaba utarafite ubushobozi bwaba butaraboneka ukubahwa ariko ubushobozi bwaboneka ukitwa imbwa ndamubwira byatewe n'iki arambwira ati twageze aho imitungo iboneka yego ati ibintu biranemera pe ati ariko ndagenda umugore aransuzugura mboneraho no kubwira abagabo utumye iki kintu nyivuze ndi serious
bacyandike mu mitima yabo. Yego. Ikindi ngiye kuvuga ndi serious ni icya kabiri kiragaruka kuri aba bagore. So mugani ko harakayera. Mwabagabo mwe muca inyuma y'abagore. Mumenye ko abamubamo muciye inyuma. Nimwe mwabahinduye abagore nabo baguhindura umugabo. Kabiri, mfite umugore waciwe n'inyuma y'umugabo. Yego. Uyu munsi yujuje imyaka 6. Umugabo yagiye kumuca inyuma, ageze hanze ahamucira inyuma. Amaze kuyimuca inyuma, yanda iramufata, iramuzirika. Amaze imyaka 6 abana n'umugabo mu nzu. Yego. Atazi uko icyo gikorwa kimeze. Noneho ibaze wa mugore ushaka kubwira umugabo ati se mugabo wanjye ko ngukumbuye kandi yagera kuri yandaya gahunda igakunda. Noneho ibaze ageze iwe mu rugo igikorwa kiranze. Umugore ati none se byagenze bite? Umugabo ati nta nisoni, ndirirwa mbahahira, ndirirwa umutwe washyushye, wangize ukaza untesha umutwe. Mureke gutontoma mu ngo zanyu kuko namwe mukora amakosa. Bagore ndikubwira abagabo, kambanze mbwira abagabo. Yego. None se nk'uwo mudamu uyu munsi nakubwira ati ngeze ku rwego numva naniwe. Sibyo? Wa muntu w'Imana we, niba umugabo aje kukwiyaranjaho, cime wenda reka tugenekereza abantu nibavuga ngo ndi kuvuga nabonye ko musigaye muruka ngo mvuga ibishegu. Ntago ari ibishegu pe, ariko umugabo uri kunyumva cyangwa umugore unyumva aba yumva icyo nshatse kuvuga. Wa mugabo we, niba ukoze ikosa ugaca inyuma y'umugabo wawe, ugaca inyuma y'umugore wawe, oya buretse wa mugabo we, niba ukoze ikosa ugaca inyuma y'umugore. Yego. Warangiza wataha ntunatanga urukundo rukwiye ukamushihura. Ntago ari baramugize umugore wamukwiye waba atari umukobwa. Amagambo mwabwiranaga mu giteretana yagiye. Nawe wakigorewe. Je nta muntu ndi bubabarire. Bizi we nturye imboga. Reka ibintu by'uburyarya pa n'umwana w'umushikazi nkubwiriraho. Yego. Wa mugore we wowe nawe iyo ufata umugabo w'abandi ukajya kumukona, harya no kumukona no kumukona aranyica noneho ntari byi bamunuka umugira ute. Baravuga ngo tujye tuzivuga mu mazina yazo. Oya bamugira ute ukamuziri ukamuboha ukamuroga. Dukoresha ko ngaho katuvuga kumuroga. Wakigore we iyo uroga umugabo w'abandi yageriwe gutera ari nakabariro, wageriwe gutera akabariro bikamunanira, wumva utari umugome? Niba ugize umugisha akakubenguka akagukunda, mwatuje mwese mugasangira. Buretse gato. Buretse iki? Ako kantu se nawe urakemera? Ibintu byo gusangira. Njyewe nigira umugisha wo kongera kubandi mahirwe ya kabiri. Gusangira. Akuba azayicyura iwanjye. Ariko naromiwe. Azayicyura iwanjye. Ariko izo ari nzima. Ariko wabaye ute? Uzi ko ntazi ibintu burimo. Aho siko warakaye. Umugabo wagize umugisha akaguhahira, akakwishurira inzu, ntagukubite. Yego. Abana bakiga. Akuzuza inshingano mu rugo. Akajya yicyura iwawe nijoro. Nashaka yirirwa azunguza mu mujyi wa Kigali na hehe na Nyagatare na Cyangugu na Kibuye. Ubwo ntago ari umugisha ubugize. Niki cyagukuyemo gufuha? Umuruho. None se ni gute uri gufata ukagira inama abandi bana batarushye? Batarushye. Mbwira. Sha abantu benshi 85% ko nzi ko dusangiye umuruhora. Yes. Yego. Yewe we ngarutse ku kibazo kimwe. Oya ngende nibagiwe. N'abantu bikinisha. Wari wabikoraho? Urahinda. Wari nakubajije. Umbwira ukuntu bigenda. Ndarengana. Ariko bajya bagutera story. Sha dufite umuntu w'umushiti wanjye. Ibyo bintu byabayeho. Ari ikinisha. Aravuga ngo aho kugira ngo azongera ahure n'igikomere. Yego. Sibyo? Yasenye bwa mbere. Aravangagiye kwiyakira, yige kubaho, nta mugore azongera gushaka. Abatwa n'uwo mwuka. Amara imyaka 3. Nyuma y'iyo myaka 3 yabonye umugore, none sha nanakanota. No umugore yabonye undi mugore. Kina cyubundi gifite ubwenge. Oya ndashaka tugendane rega. Umugabo yarasenye. Umugabo tugendane. Amaze gusenya arahira katazongera gushaka. Uwo mugabo akajya yirwanaho. Yego. Noneho rimwaza kugwa mu rukundo n'umuntu. Aruguyemo kurwikuramo birangira bakundanye. Agiye kugatera karanga kubera wa mwuka
w'ibintu yamenyereye. babikoze bakundana, babikoze bamaze gushakana. bakundana. Noneho umudamu ati ihangane nidushakana bizemera. None uyu munsi ajya kugira ngo nyine akore kuri chambriyeri ishita imodoka yinjizamo. Wapi abantu barababaye, abantu bafite agahinda ariko nyamara nubwo mbivuga mwa abantu mwe mukantuka ariko abantu barababaye. Abagabo barababaye, abagore barababaye. Nubwo mbivuga aho ngo Maria Rose navuze ibishego, nta gishego mvuga ntafitiye proof. Mba mvuga ikintu mfitiye igihamya kandi mbavuga ikintu ngiye ndimo kunyuramo. Yego uretse gato usibye wenda ko watwirengagije udashaka kugaruka wenda mu nkuru yawe mo cyane, ariko kuri icyo kintu wari ugezeho ducire mu mayange gato. Ni iki kintu cyakubayeho cyatumye ufata uwo mwanzuro wo kumenya ibyo bintu byose? Gucyurirwaho abagore ukitwa umukozi wo mu rugo. Ntabwo uyu mubiri ariwo nari mfite. Urabona ko uze kuza kunyegera ukanda ureba, urabona ko nukanda intoki zirasigara. Wabibonye? Ndi kubibona. Noneho uyu ntago ari umubiri wanjye, nkoresha ibinini by'indera kugira ngo mbashe gusinzira. Nibyo byatumye ngana ukungana ureba. Wageze yute? Gucyurirwaho abandi bagore nkitwa umukozi. Bikuviramo icyo kibazo? Yego. Hari igihe unanirwa gusiporota ibintu cyangwa ariko nsigaye naranize Maze no gukira. Nkurikije uko ubona ni ukuri kw'Imana. Bimaze kuza. Bwa mbere baravuga ngo uyu mugore ni ikihebe. Nta kuntu waduterera akaririmbo kagana kuri Yesu arakiza. Nje uzi ko ndabise yego mwami Yesu. We nta nibyo uzi nsigaye ndi umuhanzi ukomeye. Oya. Yego mwuka. Umaze guhimba zingahe? Esheshatu hafi 8. Kiriramo akagukora ku mutima. Akankora ku mutima. Kawe pe. Reka twibuke mibereho tugira muri iyi si, tugira ibinezeza, tugira ibibabaza, ibidutera ibyishimo n'ibidutera agahinda. Ibyo byose niko duhura nabyo muri iyi si. Ngo igihe kizaza, igihe kizaza, igihe kizaza tuzaba mu isi y'inezeza, ntawe uzongera gupfa cyangwa se ngapfushe, inimba n'agahinda ntabwo bizaba mu isi nshya. Ariko hari igitero cya nyuma nkunda. Gishyiremo. Ngo ubuzima bw'isi ni nk'umwenda umuntu yambara, arawunezererwa hakumva umubereye, ariko uko iminsi ihita niko ugenda ucuyuka. Ubuzima bw'iyi si nabwo niko butumereye. Mana yanjye. Icyo. Nubara ntari kuvuga, nugiye ngo nuko nabuze icyo mvuga. Ahubwo ari igihe umuntu nyine akora avuga nk'ikintu cyangwa se aririmba nk'indirimbo ukumva nawe biri kugukora ku mutima. Wewe ngo urafashijwe rero. Ngiye mu mwuka. Nshatse nahita ntangira kuvuga mu ndimi. Ibishaka. Kwa kundi. Paracetamol kwa Artem. Neza neza. Ibyo bintu ugende gake. Nabonye mwanamye. Kandi nukuri reka nkubwize ukuri. Ejo ndikora ikiganiro. Naravuze nti turaje twaname. Ntituraje isoni zidukore ni kuko izuba riri hanze haryatse. Ntabwo turakomeza kwisha mu nsengero tugiye kwerura. Hari kabiri biteye, hari abari amasheke, hari abari kugwa mu mazu y'abantu. Turaza kugasoreza. Oya mbabarira reka reka utankoraho. Nungoreho. Abantu bari guteka, bari gutanga amasheke atazigame ni mungoreho. Umuntu wese arimo arakora ikintu. Reka nkubwire ga isosi yaguyemo inshishi nidushaka twemere. Yego Maria Rose. Nidushaka twemere. Nidushaka nimba bwiza ukuri. Nidushaka twemere. Nawe uhagaze neza uri kubihamya. Wirinde utagwa. Niba abapastor bari gufungwa. Bazira iki? Bazira amakashi y'abakristo bariye. Bazira imipuri y'abandi bamenye ngo barakuramo imyuka mibi. Barimo barateka imitwe. Mwoka byaramwe. Hari uyobeye ko yavutse mu gisekuru kibibi cyakoze ibyaha, ahubwo ko dukurwaho ibyaha na Yesu Kristo wamennye amaraso. Mwaretse.
garuka kuri ako kantu bakwiye gusobanukirwa Yesu Kristo n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, byibuze ako kantu bakamenye kabarokora. Ariko tubwizanye ukuri, Imana itakugiriye impuhwe, ninde muntu wakugirira impuhwe? ntawe. Kristo atacishije mu bantu bakureba cyangwa bagukurikirana ngo bakugirire impuhwe, wowe uzangirira impuhwe uri nkande gute? none urifata, sibyo? Tujye tubwizanye ukuri. Jewe nawe sinzi kurya ruswa. Niba wifashe uyu munsi ukaba warihishe mu bintu by'Imana, ukaza ngo nimwumve uko ivuze, yego Imana yarampamagaye, bro hagarara ibyo bintu bigukoreho. Jewe ntabwo nagaragaye kuri iyi mihanda Imana yantumye, naje isi yanyanitse, nzi urugo rwasenyutse, nzi ibintu byose byivangavanga. N'uyu munsi muracyanyita umusazi. Mugende gake. Nkurikije ahantu ugeze, twatangiye ikiganiro uri kumbwira ngo uri kibura buryo. Nawe namaze jewe ntabwo ndi buhakana icyo ndicyo. None se ugiye guhakana kuri n'umubyeyi? None se sindi umugore? Yamani, aho ngaho tugiye kugendana. Twinjire tugendeye aho ngaho. Uri umubyeyi, ufite abana bangahe? Birakureba. Ndabajije ariko. Ufite abana 6. 6? Yego. Wowe? Mubanye gute? Ni wewe muntu wenyine utabizi, ushobora kuba ufite ubwenge bukora nabi. Ariko njye nibwo bwa mbere duhuye. Njyewe rero maze iminsi nkoze divorce n'ubwenge, nkuko abandagira ngo mpabana. Divorce n'ubwenge cyangwa divorce n'ubwenge? Oya, nakoze divorce n'ubwenge nkuko abantu bashaka kubyumva ngo mbari ko mbivuga. Reka tubitware gutyo. Yego. Gukora divorce n'ubwenge rero ntago abantu bazi cyari cyo. Ariko iyaba waruzi, iyaba wamenyaga ko utakwikorera inshingano nk'izo nikoreye ngo uzishobore, cyangwa abasingo mada ibibazo bikoreye ngo byikorere, ntago wabishobora. Hanza izuba riri kuva, rirakuva mu bwonko gakanuka. Yego. Maso akava imutwe. Warangiza umuntu akaza akinira ku buzima bwawe ashaka kubumenyera uko yibone. Garukira aho ugeze, cira birarura. Singo maza w'abana 6. None ikibazo ubu ngubu ntago ubanye n'umugabo. Ubu none nabonye izina nkwita uri mama w'abana. Tujyane nese abana nibo bangize. Mumbabarire. Ntabwo nongera kukugira ikibura. Ndajya nkwita mama w'abana cyangwa se mama cyugagaje uvuga mama cyusa bazi ko niryo abantu benshi naryo bazi. Mama cyusa. Okay, aho. Ni wumva none ko dutangiye kugenda. None se nzavuga iyihe CV? Haguruka utwibwire. Nitwa Maria Rosa niyo mukesha. Mfite abana se, umugabo sari yahobeye ibihuru. Nuko byagenze se. Nese tuzatuvuga ngo iki bumwuka. Ahubwo bya bibura buryo bindi nibyo wita ibihuru. Hayibu baranyishe noneho. Havutanteranya nyabo. Ntabwo ndi kuguteranya, turi kuganira. Ngaho tubwizanye ukuri. Yego. Urumva nkawe bagutumye kuvuga nkizi nko kwivuga. Wavuga ngo iki? Wewe uracyari n'umusoro, ndabona ukiri n'umwana. Nkabakubwiye ngo ugiye kwivuga, wavuga ngo iki? Ntakivuga bya Kinyarwanda. Bya gihungu. Ariko bungeye. Biragoye. Ubwo navandi mama cyusa, papa waba ari he? Yewe yagiye mu kazi. Kahe. Jo bundi baradusinyiye kwa systeme diro. Kwaje kwa plan. Yego. Yego ko mana. Avuga batarabona. Ubuse hashize igihe kingana iki bigenze gutyo? Sha igihe kigiye gushira pe. Usuba umwaka ntugiye gushira? Umwaka ugiye gushira. Baba we uvuga batarabona na biriya birancumuje. Aha. Reka tugendane. Unyihanganire kukubaza iki kibazo. Umugore wese cyangwa se umugabo wese akenera kuryamana n'umugabo. Nyuma yuko utandukanye n'umugabo wawe, ubu iyo system ubigenza gute? Reka rero nkubwire. Nyibwirire tuganire. Iyo umuruho wakokamye ngo uranakota. Yego. Iyo wahuye ugira ngo undi ntazahura. Nshuti yanjye. Hari igihe umuruho kugeraho bikabana ngombwa kujya gushaka barafu. Kavuga ati bucecetse gato. Turacyafite ibibazo babyita barafu. Bucecetse wa mubiri we tuza. Ibibazo bihari biracyari byinshi, ntago ari ngombwa kujya kunkuruga. Kuko tukiri mu isi twambaye umubiri kandi dufite umubiri ukora ibyaha. Yego. Ariko nanone ubuzima turi gucamo buri hanze aha ngaha. Yego. Buri ibintu byose bipfira mu mutwe kandi binakorerwa mu mutwe. Urupfu rwa mbere rw'abagore ni amagambo meza twumva.
urupfu rwa mbere rw'abagabo ni ibyo baribonesha amaso yabo. Yego. Mu gihe ngewe nzaha umwanya amagambo wowe uzambwira, bizampa imbaraga zo gukora bya byaha. Yego. Ariko nirinda kumva ya magambo agusohokamo, biragoye ko bya byaha nzabijyamo. Yego. Rero akenshi nirinda kuba nakina na bya byaha. Yego. Cyangwa nkirinda gukina na ya magambo mabi, kugira ngo ejo ataza kunyangiza ntisama nasandaye. Kandi ubu ngubu uko ntakora ibyaha, ariko njye mpita mvuga ngo ukimpamagara ukambwira mwiriwe nakubonye kuri social media, aha kata ya mbere nshobora guhita mvuga ngo uyu muntu yatumwe n'umugabo wanjye. First of all, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bakeneye kumenya amakuru yanjye n'ubuzima mbayemo. Icya gatatu, akeneye kuvuga ko ibyo yagaragaje kuri Maria Rose imbere ya kamera ari ukuri. Icyo nicyo gituma nkwima iki wondiwe cyangwa se nkakwima wa mwanya wa relationship hagati yanjye nawe. Wabyumvishe? Rero suko ntakora ibyaha kandi nambaye umubiri, ahubwo cya kintu nicyo kindinda bya byaha. Mbashije gusobanukirwa. Bivuze ngo kuva icyo kintu cyakubaho nta nubwo ukeneye uyu munsi, ariko wenda ntabwo nakwihagararaho. Aha, nibyo nashaka kuganaho. Ariko nyine andi mahirwe ya kabiri, kandi ndabizi sinurayabona. Imana itagira irebera imbwa idahumbya. Ubu nta muntu ujya kwandikira ka message ukabona riseri, ahubwo anyandikire. Akwandikire, shyiramo nimero. Oya, nimero urazishyira handi hasi. Awanayivuga ariko. Oya, bubabe buretse dufite ikibazo cy'abantu tujya bareba ibiganiro ngo birangire. Ariko uraza kuyivuga bataza kutayivuga ku musozo. Turayivuga ku musozo w'urugendo, ariko wabaye gute? Icakenge. Nge nkura. Umuntu buriya umuntu uzumva Maria Rose ni umuntu uzaba ufite igikomere, akeneye komoka umutima, akavuga ngo nageze mu rugo mpura n'umugabo mubi, nageze mu rugo mpura n'umugabo mubi. Yego. Nageze hanze mpemukirwa n'inshuti uwo nizeraga niwe wampindutse. Yego. Nageze mu isi famille yanjye niyo yampindutse. Yego. Bivuge ngo dufite ibikomere by'uburyo bwinshi, ariko byose ntabwo dukwiye guheranwa nabyo. Byiyambura uvuge ngo nzabaho ndiho kandi nzakomera. Numara kurenga uwo mutaro ejo Imana izakugira ikindi kintu gikomeye. Yego. Nuwiheranwa rero n'ibyo bintu uvuge ngo kugira ngo ubeho nuko uba wabatanze mu majyepfo. Why not? Why not? No sense. Yego. Tugiye kugera rero mu gisata cyangwa se mu gice cy'itangazamakuru nyirizina. Itangazamakuru avuga ati turigisha tukamenyesha ndetse tukanarangisha. Tugiye kwigisha. Wahuye n'umugabo wawe ukiri umukobwa, mubyarana abana bose wambwiye 6 nkuko wabivuze. Nabyaye 3 mu nda yanjye, abandi nabondera 2 nabo umugabo, undi umwe n'uwo tubana. Wow, birasobanutse. Reka tugane mu gice cy'urukundo kugira ngo n'abana b'abakobwa bari kumva bari hanze ahangaha, yenda si tubifurije kuzahura n'ikibazo n'icyo wahuye nacyo, ahubwo ndashaka kubagira inama bakwiye kwitwara gute mu rukundo. Urukundo muri iki gihe rwabaye business. Nabo se babigire business? Ahubwo nibo babigize business, kuko niba uyu munsi uri kubona abantu basezeranye baba batarabana ukabona batandukanye, shatse kumbwira why not? Ari kumva ngo why not? Kandi ubundi ubwo urakumva uri kukerekezaho umutima. Uyu munsi twabaye, turakundanye, tugiye mu murenge, bakoze ibi nibi sibyo? Ejo murahindukiranya ati wantuza we wantuza, kandi twagiye tubibona. Yego, tukabona mu rugaga rw'abahanzi rukomeye baratandukanye bagize gute, sibyo? Ariko icyo nshaka kubwira abakobwa, banza utekereze kabiri, uvuga ngo ubundi bintu ninjiyemo ndi serious ko nzakomera. Yego. Ese nakwigira kuba abambanjirije bo abo uyu munsi bo ni imiriro, reka tubareke kuko zirara zaka bwacya bakorosaho bagasohoka mu mamodoka, bagasohoka mu mago bakagenda. Yego. Wamubona atambutse ati kiriya cyarahiriwe, nyamara umutima uranindaga amashyira cyangwa amaraso. Yego. Sibyo? Wabona umugabo atambuka ati mbega umugabo wahiriwe. Rero ntituzanabona kenshi impanuka nyinshi ziba. Yewe motari twazanye yandengeje ayoberwa ahantu yaragiye, ugase mota kuri kundenza ahantu ngiye, hajya kumbwira ngerega ngo mbabarira ngo mfite ikibazo cya famille.
ntise byabaye iki yaratinze nganira nawe ndavuga ni n'aka kantu ntago ndi bugende ntakavuze kambereye isomo umumotari yarashatse ashaka umukobwa iwabo badakunze yego bafite uwo bakunze kamuga ate niwo gutera umwaku niwo utuma utazamuka wabyumvishe pressure ariho none uyu munsi wa mukobwa sasa yaragiye gusiga aratwite yamuteye indaye none ari kumbwira ngo moti wacu barashaka kuyinyambura kandi umugore nawe napfuburaga eta tugendane kubera ko iwacu badakunda uwo mukobwa bakaba baramenye ko namuteye inda na moto bagiye kuyinyaka yego ati none n'umugore napfuburaga mvuze ngo iki yapfuburaga nawe agiye kujya gusubira muri Amerika urabona uyu mugore ndamutungisha iki hanze hari ibibazo abantu batarebesha amaso kandi twagakwiye kuza uretse gato moto bagiye kuyimwaka kubera gushaka iwabo badashaka uwo yapfuburaga akamukuraho duke duke nawe agiye muri Amerika yego umugore aratwite yego ngaho mbwira nk'uwo muntu wamuhaye ihe nama ki uretse noneho ngewe byageze aho ajya amubwira mota erega ihangane imana izabikora akajya ambwira ngo iyo mana iri hehe ituma abantu banga abandi ntacyo bapfa nta kintu bapfa ngo kandi nk'uko udushizemo metero 2 kuri 2 nta waburana ngo uriya ndamwanga munyimuri yego ariko ikintu ambwiye cyo nicyo arambwira ati nk'ubu mpfuye yego wenda n'uwo mama agapfa badushyira ahantu hamwe yego kandi mama ntafite uwo mwuka wo kumbwira ngo nyimuka wacyana we narakwanze twese ni metero 1 turahangana dupfa iki yego ndamubwira mota mbabarira n'ukuri ihangane nazanye na nimero ze tuzaganira ndabwa ihangane kandi ukomere nubwo uri umumama ariko uri umuntu w'umugabo none se mwana jewe nabaye umugabo mba umugore mba ndi buri kimwe nese ubu niba inzu yishyurwa n'umugabo ari njye ugomba kuyimenya ibiryo abana barya ishuri ibishingo umuteka aha twikomereze kuri motari gato ubwo rero urumva nk'abo bantu bose bararushye kabiri wa mugore nawe umaze imyaka 6 adahura na kwaje kwa plani nawe ararushye wa mugabo nawe yego ufite umugore wafashwe ku ngufu akaba yaramutinya kamuta nawe ararushye harya ntago namuvuze reka mfite ibintu ni part 2 haracyabura amakana ni part 2 cyari no komite tuzabaganiriza ko dufite ibintu byinshi abagabo bakomere abagore bakomere abakobwa bo rero bagabanye business mu mukumu kureba aho bashaka ntago twari kwirengagiza inkuru ya motari ariko twari ku kibazo cyanjye cyo kukubaza ngo umukobwa utarubaka urugo nareke kugendera ku mibare kuko imibare siyo yubaka uyu munsi ase ubundi iyo mibare yaje gute hari abana bataranakura wenda batarageza uzi inkwano ahigeze udafite ngimwe n'igice ntumujyana oya se noneho mukajya mu biciro ukagira ngo ni ibigurishwa biri ku masoko umukobwa w'iki gihe yabaye igicuruzwa none nawe yabaye igicuruzwa nawe yigira cyo uko niko kuri ku ijambo ry'Imana ryuzuye kandi none naryo rirabyemeza se oya ntago ryo ribyemeza ngiye impamvu ngubwiye ngo nukuri ku ijambo ry'Imana ryuzuye nuko hari abashuti banje nabo mfite Imana imfasha ubukwe bwabo bwo mu kwa 7 buzabe koko ariko ntibakaje bandakarira pe bajye bareka mvuga ibintu mba nabonye bimbangamiye kandi byanambabaje niba umukobwa ari guca umuhungu miliyoni ngo yo kugura niba ari ibishingirwa bizagendayo sibyo uri kumbwira ngo mugeze muri urwo rugo mugasonza ntago ari hahandi uzavaho kera harakantu twajyaga tugira waba umugabo atahashye wabona aturutse nk'ariyaza kajya bwa ngo genda ubwire siko umva nkajya mpamagara nk'umwana wanjye ntumva genda ubwire siko aguha amafaranga y'ibi n'ibi umwana yayabura akabazwa noneho yaba yaguhaye posho noneho umwana akakubwira ma sinzi umuntu uri gukomanga ajya kureba ko ari dadi kubera iki yakoze iki yatanze rasiyo mbi ariko mu gihe atayitanze ni siko aba yabaye siko yaba yayitanze akitwa dadi hari umugore waduhaye inkuru aravuga ati giye kugira ngo umugabo ahahe fata umwana nkajya mukinisha ngo ikibwa nka se ngo ikibwa nka se noneho yaha ngipfura nka se
ati iyo mvuze ikibwa araha ati naba navuze ngo imfura nkase nkamara icyumweru mbwirirwa nkaburara ati ariko mvuze ikibwa amara iminsi atanga rasiyo. Bivuze ngo abantu ubundi abataza kuri izi kamera nibo benshi bafite ibikomere. Mu gihe rero numva mfite uyu munwa narashiramo akakuka nzabavugira mwabagabo mwe mwabagore nubwo mwabigabo mwe muri ibiho. Ugiye kongera uvuga akantu k'igihone nakumvise. Ntiwe data we baranyica noneho. We ariko nubwo abagabo muri ibihone abagore tukabingegera akazi. Reka mbivuga muri icyo Kinyarwanda. Twe nta muntu nta ruhande mbereye ndigegera akazi. Abagabo nabo ni ibihone. Aha. Sibyo? Buretse. Oya buretse gato. We ntunzamuka utatuba. Ntumenyere mwana. Tugegera aho ngaho. Ndabyanze noneho. Okay ngana rero. Ntago nkibagirwa. Ntunsakurize itonde. Sheshe kabanze mvuge we gute se ushaka kumvugiramo we wa. Twagiye mbwiye. Nta nisoni. Mwabigabo mwe. Ni muhindukire ringo zanyu. Namwe mwabigore mwe mureke gutunga abagabo babiri. Ugira ugusohokana ukagira n'ugukorera kwaje ukagira na master plan. We no sense. Mugane wa muhanzi w'iki gihe wavuze ngo amafaranga ngo ye gusuka amwoherereza ngayatega amaje gusura kwa systeme wundi none. Rero urumva impande zombi nubwo tubogeraho tukateramo joke ariko abantu bararushye abantu barananiwe bakeneye ko kumva babaganiriza bakeneye ihumure ryo mu mutima. Hari ubutaha hari inkuru nzababwira nkabaha n'ibimenyetso n'ibihamya. Yego Marie Rose mbere yuko ununga urutoki rumwe enye zikureba nashaka kukubaza ikibazo. Ni iki kintu wowe wakoreye umugabo wawe ukavuga ati nubwo atabirebaga ariko ndamubabaje? Kumwiba. Yes. Nakoze mwikofe. Wakoze mangahe re? Harije yatashye yanyweye. Yavuga ati yagahaza. Nkoramo ariko penago yari yaduhaye Imana imbabarire. Anyway waramwibye warugamije iki? Kuyatsimba nanjye nkajyanya hahisha. Gusa ubwo urumva ibyo ari bibi? Yego. Kuko ntago ubundi hari ibintu bibiri niba dushaka kubaka tuzirinda kwiba no kureba muri telefone y'abagabo. Ako kantu ka telefone ugarutseho numva nshaka kugakomozaho ariko uvuze yuko ikintu wakoze ukavuga ati ndahemutse. Ni ukuri kumwiba. Narayamwibye mu gitondo yashatse arayabura. Nanjye nkajya mubwira cyagiye mu biraya bayakiriye kikaza cinshingaho ngo nayajyanye shingira hirya sha. Kandi wayakenyereye. Ako nibwo yankubise ako ntacyo nadukenyereyeho. Yesa urumva nyine nawe ukuntu ari mushinzeho. Wagiye mu ndaya zayariye wagize ukaza untere sesemi. Yahise nyashyize urushyi rwiza yamubise hari urushyi ubundi umuntu agukubita ugahita ubona utuntu turi gutambuka tumeze nk'utunyenyeri mu maso ugahita ubona inyenyeri ziri kujye uzarebe nk'inzara yakwishe ntabwo uricwa n'inzara. Inzara irakurya ukabona inyenyeri zitambuka mu maso aho yarihanukira yahise ambangura urushyi rwiza. Nahise mbona twatuntu dutambuka ngira ngo ni nk'ibishirira nkubisi bita bitambuka mu maso. Ariko icyo nshatse kuvuga ni ukuri icyo nicyo kintu navuga nakoze kumushinga n'ijosi. Ariko namushinga n'ijosi mbona nyine bitameze neza. Zari impamvu z'ubukene birajyanana n'iki ngiki. We n'iki kintu yagukore ni byinshi ariko igibuze ikintu uvuga ati niyo Imana yamanuka sinakubabarira. Oya Satani n'Imana nibo batajya bahura ngo bagirane imishyikirano. Nawe rero ukavuga uti ndahiye Imana ihoraho yo mu gihugu cy'abera. Yego. Yibeshye ikazi kambwira ngo tanga imbabazi kuri se w'abana. Nayibwira nti wari yibeshye ngaho nyine. Oya ntwara gake. Uzi igihari. Uzi kuzana indaya. Yego. Mu rugo iwawe? Iwawe. Yarangiza akayibwira ngo ndi umukozi. Ako kantu karabaye koko wakavuze? Aheraho Imana karabaye. Wakavuze numva sinumva neza ariko no karabaye. Rero garukira aho ngaho ugeze. Oya buretse winyihutisha azanye indaya akwisa umukozi yaryamye mu buriri bwawe. Ndarana n'abana. Wa mugani burakora. Bafite ibintuzi bijegejege. Nawe barabuguhaye ariko. Bumeze ute? Nese urumva wowe gufata umwanzu ukararana n'abana ukava mu gita. Cyo gihe nakubwiye ibiro nanapimaga. Nari nteye n'umujinya pe. Wari kubona ko mu bigaragarira amaso y'abantu nari meze nk'umukozi wo mu rugo. Yego. Mu bigaragarira amaso y'abantu nari meze nk'umukozi.
kandi hari n'uwo yazanaga nanjye nakwipima ubwa ya Bibiliya nkabona ameze nk'inzige nkubona uyu munsi ureba iki kintu wareba ikibiri ukavuga ati uko bisa kose kiriya kigore ariko nshuti yanjye ahashize hanjye hari habi ahashize hanjye nshuti yanjye hari habi ukahita uvuga ati byibuze iki cyanazanye ni ukuri bundi araho ugera ari gukavivura kavuga ati kabisa ibi bibaye nta kuri nabigenza ariko mu by'ukuri nicyo kintu utamubabarira yego ngiye kuganira no ku musozo wenda w'ikiganiro nsigaranye wenda nk'ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere nkubaza umbabarire ukinsubize neza ku buryo abantu nyine bumva banyuzwe. Nyuma yo gutandukana n'umugabo ubu ntago muri kumwe, ndizera ko no mu mategeko byagezemo. Byararangiye byo hose. Byararangiye mwaratandukanye. Abana niwe bari kumwe nawe? Yego. Niwo bafite? Yego. Abana mubanye gute? Tubanye neza. Iyo bakubajije ibibazo bijyanye na papa ubigenza gute? Byinshi barabizi ko ni bakuru. Oh, umuto afite imyaka ingahe? 5. Wakora cyari muto. Na we urumva ntiyabimenya. Kuko niyo ahita avuga ngo papa ngo yagiye mu gisirikare nta kindi avuga. Bumubaza papa wawe ari he yagiye mu gisirikare. Niko wabikuye niko mama yambwiye. Ariko abakuru bobo barabizi. Yego. Bo bazi byinshi kundenza kuko bo bafite abaganga babaganiriza babitaho nyine babigisha kubakuramo umutima nawo w'uburakari. Yego. Ikibazo cya kabiri nakubwiye ngo turi kugana ku musozo. Nyuma yo kukubaza uko abana mubanye biri kumvikana, wenda uwo mwana nawe nakura wenda nawe ufite ibyo uzamubwira kugira ngo buriya mu buzima uzirinde kwigisha umwana ko papa wari umugome. Yego. Wenda ku ruhande rwawe warakomeretse nibyo, ariko ntago umwana azibikomere bya papa we cyangwa mama we. Wowe uzirinde kucyurira umwana habi hasi. Ahubwo uzamwubwira ati niba ushaka papa wawe genda umurebe, si ubwo njye wanjye abadashaka no kubareba. Yego. Yego. Papa w'umwana ubu mubanye gute? Ntabyo nzi. Hari ibintu ubundi ubu ntazi kuva ibyanjye nawe byarangira. Yego. Twahujwe mu bwani k'urukiko rwagutegetse kumpa amafaranga kutayama. Angahe? Ntabwo nkubwira umubare ko ntiwagukureba. Yego. Ayo mafaranga ntayo ndabona. Nagarayago. None uzayampara uko byagenze biki? Igihe narengwa cyararenze? Kurenga gusa byaranarenze biranarengera. Naniyambaza abayobozi bashaka ku buryo baramuhamagaza agiye kubara bango ntayafite nta nayazabona. Barambwira ati mubye urumva hari igihe abantu bareba umuntu bakarambwira ati watubabari ukagenda ukituriza ugasenga Imana ko izagucira inzira. Yego. Ariko ugahita ubona icyo bashatse kukubwira. Rero kuba atari kubahiriza inshingano ze biri mu burenganzira bwe ko nta n'umunsi n'uyu n'umwe niba tubwiriwe ntago tuburara, niba tuburaye ntitubwirirwa. Imana ica inzira kandi ntazi uburyo abana bari kwiga, ntazi uburyo abana bakuzemo, nta na kimwe azi. Yego. Ariko nzi neza ko bazaba abagabo. Yego. Biri kumvikana njye mbivuze uko mbishaka ntiwanera ibuye. Uko biri kose ntago mubanye neza pe. Nase tubanye neza n'ubundi byararangiye. N'ubundi byararangiye. Nta gahunda yo kubana nawe neza dufite. Ariko byibura ntago ari ubwa mbere twumvishe amadivorce abaho, ariko byibura akavuga ati abana bakwiye. Abagabo bo muri iki gihe bameze nk'inzoka. Iki? Inzoka nitera amagi. Reka nongere ntera agatebe. Oya witera agatebe. Inzoka itera igi ntizagaruke kureba icyo cyaturaze. Kuko igihe kigeze inzoka irimena cyangwa se ryagira ikava mu gishishwa. Yego. Sibyo? Rero nabo bameze nk'inzoka zibyara ntizimenye kwibuka abo zabyaye. Ubwo muri make ndumva ariko narenzaho ubwo uhita wumva sanse ndi gufata. Urumva nyine ko bitaryoshye. Yego. Okay, ngiye kuzimya imodoka. Ngiye kuzimya kamera kugira ngo imodoka ivemo. Tuba turi mu kiganiro. Yego, ikibazo cya nyuma nakubaza tugana ku musozo. Urumva nyine wahuye n'ibibazo bitandukanye, abana nabo urumva bakene nabo bari mu karengane niko navuga. Yego. Ariko ubu nonaha ubuzima bumeze gute? Ese urifuza ko ejo hazaza byaba bimeze gute? Ejo hazaza hanjye rero banza umbwire uko bimeze ubu nonaha. Umbwire nyine ubayeho gute n'abana. Mbabarira wigira ibindi bintu mbaza. Nukuri ko Imana ushingiye wenda uko wambonye ntago bimeze neza.
ntibimeze neza. Ibaze ko umuntu uri kukubona kuri kamera wifitiye agasatsi kameze neza, ufite inzobe irapika, urumva umuntu utakuzi ashobora no kuvuga ati uyu mumama se kabyibushye. Ariko barabizi, ndumva wenda baba batabizi baba ari bake, ariko 95% barabizi ko nkoresha imiti ituma mbayeho. Yego, barabizi ko hari imiti ituma nsinzira, barabizi ko hari imiti ituma niba ari imivuduko itazamuka, nta muntu utazi ikibazo mfite uyu munsi. Yego, barabizi ko mbonye ko turamutse dutonganye gato, barabizi ko ushaka kwisanga wikubisa hasi byanarangiye. Yego, sibyo? Yego. Rero ibindi byose waza uvuga garukira. Bavuga ngo chill, ngo chillinga. Za mvugo z'imihanda ngo chillinga. Hari izo ntaramenya, ariko hari izo ndi kugenda niga. What? No sense. No sense. What? Yego, kimwe n'abantu bari gukurikira ikiganiro cyacu, nanjye numvireho ukurikije ubuzima bwawe ukuntu buhagaze kano kanya, urifuza ko haba ku mugabo wawe, haba ku bantu bakureba, abantu uhereza ubutumwa buri munsi, muri wowe bumva byagenda gute? Ngewe ukuntu mbanza kumva ku ruhande rumwe rw'abantu, nkeneye ko abantu bongera kwiga kwihangana, gukomera, kuko uri igisobanuro cyiza cy'abantu bakwiye kwihangana. Oya, we bo bihangane bageze ku mperuka, bihangane pe. Wese ugeze? Ngewe napfuye mpagaze, ubona ndiho? Urabona ndiho? Ndabona bigoranye. Urakoze cyane. Rero bo bihangane basohoze ku mperuka. Ku rundi ruhande nkababwira ngo nubona hari aho bigeze ukumva unaniwe, uzapfuka musengo wiyambaza Imana, niyo nyine yakurengera, kuko nta muntu wakugirira impuhwe, nta muntu wagutabara. Umuntu yakumva akakumvira ubusa, umuntu yakwandika muri comment akwandika ikintu kumva kikumenya umutwe, yego, ariko abazi ikintu biti bikomere ntago batinyuka kucyandika, kuko umuntu aba yarabuze uwo baganira ngo aruhuke umutima. Ntago uyu munsi abaganga bafata umwanya wo kwicara bakatuganiriza kugera kuri rwa rwego wumva utuje umutima. Rero bivuze iki? Tuze umutima, nanjye ntuze, dusenge, Imana izatugirira neza. Murakoze cyane. Nukuri kw'Imana. Mbere yuko tugera aho ngaho, twari twabanje kwigisha abakobwa batarashaka, twababwiye kwihangana, tukagira gute n'ibindi bitandukanye. Ibanga rya nyuma, sibyo, bagomba gukoresha kugira ngo bubake urugo rwabo rukomere n'irihe? Kwirinda amagambo, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kutita ku by'isi, akamenya ngo duhuye twembi ntacyo dufite, tugiye gushakana ibyacu. Ibi byacu nibyo bizagira aho bituvana naho bitugeza. Ibyo bintu byo bishobora kuzamura uru rugo. Ariko mu gihe wowe uri kureba ukubita tageti ku nzu umusanganya cyangwa imodoka, aho wahiye byarangiye, umugabo ejo uzamusigarira ubebe yongere yiyubake. Yego, kandi niyo yubaka we mugore, hari ushinzwe kuguha amafaranga, hari n'ushinzwe kuyakwambura. Bivuge ngo hari ushinzwe kukwambika, hari n'ushinzwe kukwambura. Bishatse kuvuga ngo itonde, nanjye nitonde, mbere yo kujya gushaka ubanza usenga Imana, wibwire ngo Mana bitiramo ibyangirira umumaro, bikandinda ibindi ndi kubona hanze aho. Icyo cyaba cyiza cyane. Murakoze. Yego, twinjirire mu gakiza. Ubu ngubu mbabariye ugasoza. Nanjye nganye ku musozo, nindenga hungaye. Numvishe aka kanya uri umuhanzi, nukuri gukora ntagakomojeho, nakubwiye ngo nyita entertainer. Se wabyumvishe se? Ntacyo nanjye naba nkoze. Ubu nyuma y'ibyo bintu byose waciyemo, ibibazo bitandukanye, ese nibyo byatumye uba umuhanzi? Yego, nibyo byaguteye kuba umuhanzi. Ubu uri umuhanzi uririmba indirimbo za gospel ziramye zinahimbaza Imana. Yego, urumva ko ari byiza. Umaze gusohora ibihangano bingahe? Hanze hamaze kugera indirimbo 6. Zirahari? Yego, twazibona kuri YouTube. Wanditse Rafa TV uhita uyibona pe. Rafa TV. Iyo channel ni yawe? Yego, Rafa TV. Nukuvuga ngo hacaye ibihangano byawe gusa nta bindi bintu bicaho. Zifite amashusho? Yego. Yego. Ninde muntu ugufasha muri ibyo bikorwa byose, ko numva ufite n'ibibazo byinshi, kuko gukora indirimbo na video n'iki kugira tumushimire muri iki kiganiro? Ibintu bigoye. Mbifashwamo n'uwitwa Rudasingwa na Barinabe. Imana ibaha umugisha. Ari nubwo bambwira bati ese hari indirimbo ufite ni ndazifite, ese waraditse ni narazanditse, ati nguna tuzigukorere. Yego, bakazikora, bagakorera audio, bakagukorera n'amashusho na video. Yego, Rudasingwa na Barinabe bakorera ku Gisozi. Yesu abaha umugisha.
baritanga bavunika ku bwanjye biragoye kubona umuntu wakwishingira muri ubwo buzima bugoye kakubwira ngo ariko hari n'impano iri muri wowe reka tuyizamure. Yego ni ukuri wansangije imwe mu ndirimbo ukunda ariko byaba binagoye tudasoje n'indi ndirimbo itari yayindi ukavuga ati byibuza mu bihangano byanjye kugira ngo munshyigikire munambwire ariko munanyandikire muri commentaire mumbwire se ko ninjiye mu muziki ndamya nkanahimbaza Imana ibintu ndabishoboye koko. Ndagira ngo dushyirire akandi karirimbo ka kabiri ukunda kuri ka kandi. Mana we ntundekure kuko ndekuye sinabona icyerekezo data na mama bamfata singiraho ngera ariko ari wowe umfashe ukuboko nagera kure ariko ari wowe umfashe ukuboko nakomera. Nanone nkagira kandi nanone nkunda kajya kuvuga ngo isi n'abantu nta muhwe bamfitiye nta murengezi n'umwe nabona nishaka ndekera aho ngaho. Ariko nawe urababaza ni ukuri kose ariko ubwo bazahita bayireba bahita babona akantu kakurikiyeho bajye kuri Rafa TV handitseho TV Rafa TV Rafa TV. Okay. Yego turi kugana ku musozo rero wagira ubutumwa ugenera abantu bari bakurikiye ikiganiro cyacu ukaboneraho no gutanga ya nimero umva rero ubutumwa mfite. Yego ubutumwa mfite kandi buri seriye ni abagabo bari kujya guca inyuma abagore bakazirika ba bagabo bajya gutera akabariro mu ngo zabo bikanga. Mwa bagore mwe mureke gufata abagabo b'abandi mumenye ko abo bagabo nabo baba bafite ingo mwijya kubaboha ngo mutume akabariro gakorerwa mu ngo za muri mwebwe nibigera mu ngo z'abandi bikoreshe neza mu mabi yanyu nibigera mu ngo iwanyu byange. Yego mubabohore mubaziritura ahantu mwabazirikiye bigere mu rugo byemere. Yego nako konyine numva nababwira kuko niko kambabaje nkumvishe ku muntu umwe babiri batatu bane batanu kandi iyo numva ikintu ku bantu batanu uzarekera uvuga ngo ibi bintu biri serious. Yego umuntu wifuza murashaka gutumira mu kiganiro murashaka gushyigikira mu bihangano byawe n'ibindi byinshi bitandukanye bitewe n'ubutumwa basangije yakubona gute? 078 99 28 5 4 inabaruyeho amazina yanjye. Nibyo ngiye kuba tugira inshuti zacu z'abanyarwanda tukagira n'izindi z'abadiaspora bumva ikinyarwanda bose bakaba bakanda akanyenyeri bigakunda. Habaruyeho nde? Marie Rose niyo mukesha. Wow. Abantu bose ubwo bumve ngo ndabakundaga Imana ikandusha. Urakanyibukije ako kantu. Ndabakundaga Imana ikandusha. Yego murakoze cyane. Urakoze cyane. Yes inshuti bakunzi bacu tubana umunsi ku munsi. Iyi channel yacu yitwa Izamarere nkuko dukomeza kubibabwira umunsi ku munsi tuzadukomeza tubane mu biganiro bitandukanye bivuga kuri politiki bivuga kuri diplomasi bivuga ku nkuru z'abantu zitandukanye kugira ngo bagire ibintu byinshi batwigisha. Icyo mbasaba no gukanda subscribe, icyo mbifuriza ni ukutajya mucikanwa n'inkuru zacu tubagezaho umunsi ku munsi. Marie Rose ndagushimiye murakoze cyane wabanye natwe kandi nizere ko nitwongera kugukenera uzaba habaye. Ndahari ku bwanyu. No kuri ko Imana oya ntabwo mari ku bwanyu mpari ku bw'abantu banjye kubw'abantu bawe abantu banjye bankunda. Hari ikintu tutakoze kandi nabonye mu by'ukuri umukristo tuzagaruka icyo nashaka kuvuga tuzagaruka dusoze n'isengesho dusenge bimfashemo. Turagushimiye Imana iriho ushobora ibintu byose uri data wa twese mwiza bana na buri muntu wese uzumva iki kiganiro kandi uzacyumva kizamugirira umumaro ndetse n'uwo n'uwo kitahindura suko tubimuhase ahubwo izina ry'Imana rizabe kuri we mu izina rya Yesu. Amen. Amen.